bigeze nko mu ma saa 9 abantu bari bahashize, noneho interahamwe zitangira guhigisha imbwa kugira bumve ko imbwa nireka ahantu hakiri umuntu muzima bari bubone umuntu urimo. Imbwa ziramoka, noneho haza umukozi wakoraga iwacu kwa papa mu rugo, yari umukozi wanjye, ni nako nabyita kuko ninjye wamuhemba. Azana n'imbwa y'iwacu, imbwa igeze ku gihuru narindi mirasisi iramoka, ndavuga nti noneho akanjye kararangiye. Njyewe nari naryamye nubitse inda, nari mfite inda nkuru cyane y'amezi 8 y'imvutsi. Wahuye n'ibibazo ubwo icyo gihe wari ufite inda nkuru y'amezi 8, kuko urebye yari 7 n'iminsi, kuko njyewe nabyaye mu kwezi kwa 6 kandi jenoside yabaye mu kwa 4. Nabyaye ku itariki 6 z'ukwa 6, urumva yari amezi 7. nari nanabyibushye ntazi ibiro mpima. Ubuzima bwari bwiza. Yego. Iyo mbwa rero njye nkigeramo barimo kwica umugabo wanjye, ngarutse inyuma baravuze ngo watwereka cya kigore cyamucumbitse aho kiri ngo tukibage, ngo turebe uko umwana w'umututsi aba ameze mu nda. Numvise ikintu cyo kumbaga, numva umutima kuvuye ngize ubwoba. Noneho njyewe nahise umutima umbwira ngo ubike inda muri icyo gihe. Nibaza no kukubaga ukubyutsa ubyanze, bagukubita ishoka cyangwa bagukubita umuhoro, ariko ntibakubage ngo bagukuremo umwana ureba. Nubika inda aho ngaho. Ubwo nyine nari ngarutse inyuma kugira ngo ubwire ko ntavuze. Iyo mbwa imotse nazamuye akaboko ngira gutyo ndayikubita. Kumokeye iruhande. Burya imbwa zizi ubwenge, yashyize imenya kubera ko nabanaga nayo umunsi ku munsi, iragenda ibancaho. Ariko ubwo nari mfite amafaranga ngiye mu mufuka, mu ikanzu nari nambaye amariniyeri, nta nubwo yari make, nari mfite 300 mu mufuka. Ari menshi cyane. Nari mfite gahunda yo kwigurira imodoka rwose, hari n'andi nari nabitse mu nzu. Ari menshi cyane. 300. Inote za 5 nari nashyize mu mufuka, ndi nyashyira ahantu mu ikositara mu nzu. Ubwo muri icyo gitondo nanjye nagiye mu mazi, ariko njya mu mazi ngiye kwiyahura, ntabwo numva ngiye koga. Nogaga mfite agati naragaramaga, sinzi uko nakagendeyeho, simbizi iby'Imana ikora, kuko iyo niyubikaga wenda ngo noge bisanzwe naracubiraga kubera uburemere bw'inda. Iyo umuntu atwite ntabwo yoga yubitse inda. Simbizi, nibwo byari bimbayeho, mba mvuga ibyo nabonye. Iyo nubikaga naracubiraga, kuko urumva nageramo hasi nkaza kwigaragura nkongera nkizamura ngaramye. Nari nagize n'ikindi kintu muri njye nkavuga ngo Imana yamvanyemo iyi nda. Nari mfite umujinya mwinshi, akababaro kenshi, kumva nta rukundo ufite. Hari impamvu nashaka iyo ndivamo, numva yashaka kujya mu gisirikare. Ubwo ibyo hari impamvu zabinteraga. Yego. Ariko Imana ntabwo yabyemeye. Cyabayeho nahise njya muri koma nyuma yo kubyara. Niba ari umunaniro, niba ari iki. Njyewe nabyaye umwana amara ukwezi ntazi ko nabyaye. Umwana wanjye bamuha kigozi, cyamimuha amata, mara ukwezi ntazi ko nabyaye. Aho mpembukiye hari mukuru wanjye twari kumwe, akajya amunyereka, dore umwana wawe. Yamunyereka nkajugunya. Sinari nkibuka ko nari nanafite inda cyangwa nabyaye. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro ya Nyagasani kuri Muraho Rwanda, nk'uko mumaze kubimenyera muri kino gihe turimo cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muraho Rwanda twifatanyije cyangwa se twiyemeje kwifatanya n'Abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda, cyane cyane abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kubagezaho ubuhamya 100 muri iki gihe cy'iminsi 100 twibuka. Rero ni muri urwo rwego turi kumwe n'umwe mu bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Rwamagana. Tugiye kumuha ikaze kugira ngo atunyuriremo muri make, kuko ntabwo ibintu yanyuzemo mu gihe cy'amezi 3 cyangwa se na mbere yaho ntabwo yabitubwira mu minota 30 mu by'ukuri. Murakoze rero, reka twakire umutumirwa wacu atangire atwibwira
agerageze kutubwira muri make urugendo rwe. Tubahaye ikaze. murakoze. Nitwa Musabyemariya Assumpta, ntuye n'ubundi Kabare mu murenge wa Muhazi, ari naho n'ubundi jenoside yakorewe abatutsi yatangiye ndi, cyane cyane ko by'umwihariko ngize amahirwe aho twicaye hari urwibutso, ni naho imbarutso yayo ijya kumenyekana byabereye mu nama yari yakoreshejwe n'uwitwa Faustin Karangwa. Ibyo ari byo byose mujye mutwihanganira, hari igihe umuntu yibagirwa itariki, imyaka 30 ni myinshi, Yego, nta kibazo. ariko n'ubundi imbarutso ya jenoside kugira ngo wenda umwuka ucumbeke, aha turi niho iyo nama yabereye ikoreshejwe n'uwitwa Faustin Karangwa, ari naho yabeshyaga abantu, yari afite ubugome bw'umwihariko. Ariko byonyine ukuyeho n'ibyo, guhera ku itariki 7 baravuga ngo umubyeyi yapfuye. Ku itariki 8 ntabwo twongeye, abari abakozi bajya mu kazi ntitwagiye, ntitwagize gute, n'iwawe mu rugo wabaga ubyibonera ko hari ikibazo, n'iyo nama itaranaba. Yego. Nanjye wenda mvuge umusaraba wanjye aho ntuye, nari ntuye, nubwo twavuze interahamwe, ariko icyo gihe nabona ni Abahutu aribo bari interahamwe. Icyo gihe amoko yarakorakoranye, nyine birahinduka, Umuhutu ahinduka Umututsi. RTRM yarabivugaga, andi maradiyo yarabivugaga. Ubwo rero wenda Umuhutu ahinduka Umututsi gute? Ntabwo mbyumvise aho ngaho. Umuhutu yahindutse Umututsi. Kumuhinduka, umuntu kuguhinduka. Ntabwo mvuga ko Umututsi yaba yabaye. Nabyumvise. Ni impinduka zo kumugirira nabi, zo mu mibanire. Ubwo rero iyo nama yabaye hano, yo yabaye Karukoza kuri 11, biba ibintu bikomeye cyane. Nubwo guhera kuri 7 kugeza kuri 11 tutasohoka mu rugo ngo tugende, kahise hano Kabare byari igihugu cyose, jenoside yakozwe igihugu cyose. Ubwo iyo nama inabaye nibwo Abatutsi twatangiye kutarara mu mazu. Niba warinyabyaga munsi y'urugo, niba waragira gute, njye nkeka ko twambukaga, njye n'umugabo wanjye twambukaga umuhanda tukajya hepfo ahitwa kwa Kambanda, akaba ariho turara, ariko byari ugutarataza nyine babyumva. Yego. Wenda nze kwihutisha impamvu navuze ko iyo nama yabaye imbarutso. Grenade ya mbere yavuze muri Kabare yaturikiye hano ku biro by'akagari ka Byezi. Yego. Ari nayo yambarutso yo kuvuga ngo bari barundanyije abantu babebeshya ngo bari ku irondo baririnda interahamwe zo kwa Gatete. Icyo gihe Konseye Karangwa niyo mvugo yakoresheje, ati tujye kwirinda interahamwe zo kwa Gatete, bagakumira aha bagakumira hariya, mu gitondo bakaza guhurira hano. Nyamara bamaze kuhahurira muri icyo gitondo cya 12, aribwo hari haraye haciyeho, niba ari icyogajuru niba ari street simbizi, aricyo mugenzi wanjye yigeze kuvuga cyamuritse ahantu hose haracana. Urumva wenda yari sinya y'interahamwe, njye simbizi. Cyaciyeho abagore b'iki gice cyose hano muri Kabare bari baturunze kwa musaza wanjye bitaye Akagera, hariya hepfo iwacu kwa papa. Tubibona gutyo. Mu gitondo rero nk'igihe twakagiye mu rugo, grenade nibwo yaturitse hano. Yego. Kandi ubwo ba bandi babeshyanaga bamwe bagiye, ku buryo abantu benshi baguye muri iki gice cy'epfo hagana kuri Muhazi, kubera ko bari babashutse bavuga bati tujye kwirinda. Banyanyagiye bituma begerana. Bituma begerana. Umunsi ubwo ni ku itariki ya 11 nijoro nibwo iryo rondo ryabaye. 12 hano nibwo ibintu byacitse, aribwo grenade yaturikaga hano, ari nabwo twese noneho nyirizina twavuye mu ngo. Ku itariki 12 bitewe n'uko abantu bo muri Kabare bari babarundanyije, barapfuye hafi ya bose kuri uwo munsi. Mpamya ko wenda bake cyane natwe turimo kubaha amakuru, wenda ni natwe twarokotse. Yego. N'abandi bake batatumiwe hano. Barabica umunsi wose, ariko abarokotse bari bake. Ubwo rero ngewe wenda ngiye ku nzira y'umusaraba wanjye kuri iyo tariki ya 12,
nibwo namanutse mva mu rugo n'umugabo wanjye umufasha wanjye yari akiriho yishwe rugikubita ariko yitwa nabi nabwo mu buryo bukomeye cyane bamuca ibice cyane ko ku itariki 8 Habyarimana yaraye apfuye yari yanakubiswe nabwo acucurwa ibye byose bagiye ahantu ku muhanda hariya ku mugabo bitaga Rutayisire yari afite abana igitazigura bo babishe rugikubita bari bavuye gushyingura ibyo ngibyo ni uko we yavuye hano hepfo kuri Muhazi kijya kinambabaza nko mu bitangazamakuru abantu bapfobya jenoside ntibakayipfobye baramunyimye kugeza n'ubu ntarashyingurwa nk'abandi bamwiciye mu rugo rw'umuntu nta makuru wahawe we ni hano kuri Muhazi hepfo aho twari twahungiye tugenda mu bihuru bamwishe turi kumwe ubwo njyewe bamaze kumwica nihamiye aho ngaho bahiciye abantu benshi cyane wenda nuko tutakoze urugendo ni hano hepfo kuri Muhazi ariko aho hantu haragatsindwa habereye amarorerwa menshi abagore bacaga ibice ibiki byose aho nahabaye umunsi wose rero abamwishe bo narabumvaga barimo uwo witwaga Mugenzi ariko umuntu watanze amakuru akanambabaza cyane wavuze ko yamushyinguye kandi akamunyima igihe cya gacaca ko yamushyinguye se kuki aterekana aho yamushyinguye yitwa Petero Mutarambirwa n'ubu ngira ngo afungiye insinga yavuze ko ngo kumwe bavuga bati mwirege musabe n'imbabazi yaravuze ngo ngiye nirega ko nashyinguye Mucumbitsi ngo ibiki n'ibiki icyo gihe byanteje n'ikibazo nari no mu nteko ariko nabashije gusimbuka nigira hariya mu kagari ka Byeza numva bimbanye ibibazo ntabwo ubwo yemeye kumuduha kuko yarabeshye ngo amazi yarahageze ariko ku bwanjye numva yarabeshyaga kuko bamwiciye ku gasozi hejuru n'ubu igice ndakizi uretse igihe kinini nagiye nkamara mu nkambi sinari kuza ngo amenye iki gihuru ni iki cyane iki ariko icyerekezo ndakizi uwo muntu rero yarabeshye ni ruguru ya Muhazi ntabwo ruguru ya Muhazi rero we bamaze kumwica nyine kuri iyo tariki ya 12 njye narahiriwe umunsi wose muri icyo gihuru interahamwe ziraza Imana niyo gushimirwa nta n'umwe wigeze ambona kandi igihuru nari ndimo nta nubwo cyari gisakaye kari gato cyane n'ubu iyo mpateye amaso nkabona uduhuru duhari njya mvuga nti buriya si nk'akariya nari ndimo bigeze nko mu ma saa 9 abantu bari bahashize noneho interahamwe zitangira guhigisha imbwa kugira bumve ko imbwa nireka ahantu hakiri umuntu muzima bari bubone umuntu urimo imbwa ziramoka noneho haza umukozi wakoraga iwacu kwa papa mu rugo yari umukozi wanjye ni nako nabyita kuko ninjye wamuhemba azana n'imbwa y'iwacu imbwa igeze ku gihuru narindi mirasisi iramoka ndavuga nti noneho akanjye kararangiye njyewe nari naryamye nubitse inda nari mfite inda nkuru cyane y'amezi 8 y'imvutsi ahuye n'ibibazo ubwo icyo gihe wari ufite inda nkuru y'amezi 8 kuko urebye yari 7 n'iminsi kuko njyewe nabyaye mu kwezi kwa 6 kandi jenoside yabaye mu kwa 4 nabyaye ku itariki 6 z'ukwa 6 urumva yari amezi 7 nari nanabyibushye ntazi ibiro mpima ubuzima bwari bwiza yego iyo mbwa rero njye nkigeramo barimo kwica umugabo wanjye ngarutse inyuma baravuze ngo watwereka cya kigore cya Mucumbitsi aho kiri ngo tukibage ngo turebe uko umwana w'umututsi aba ameze mu nda numvise ikintu cyo kumbaga numva umutima kuvuye ngize ubwoba noneho njyewe nahise umutima umbwira ngo ubike inda muri icyo gihe nibaza no kukubaga ukubyutsa ubyanze bagukubita ishoka cyangwa bagukubita umuhoro ariko ntibakubage ngo bagukure n'umwana ureba nubike inda aho ngaho ubwo nyine nari ngarutse inyuma kugira ngo ubwire ko ntavuze iyo mbwa imotse nazamuye akaboko ngira gutyo ndayikubita kumokeye iruhande burya imbwa zizi ubwenge yashyize imenya kubera ko nabanaga nayo umunsi ku munsi iragenda ibancaho mba aho ngaho kandi abantu bapfuye bashize abo barimo gusonga babasonze
nahabyutse nka saa moya z'ijoro niko ntekereza nta saha nari mfite nubwo nari nyambaye uko nakayihunganye iyo najyanaga ku kazi ariko sinigeze nyirebaho ntambika iy'akabande urabona nari ndi muri uru ruhande kandi kwa papa hari hariya ndavuga nti ubu ngubu reka ntambike mu kabande ni ahantu nari nzi ni hano iwacu yego ninzamuka wenda ndasanga mama na papa bakiri mu rugo kuko tumanuka duhunga mama yarambwiye bo babonye ibintu bya kera bya za 59 n'ikindi yaranyirukanye ukagira ntiyambyaye afite banyitanye kabiri icyo gihe genda 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 sinshaka ko bakumbagira imbere nkagira ngo we wumva ubugoryi nkagira mama we ubwo yatwirukanye twebwe batoya yahamye mu rugo azamukiye ngeze iwacu ntaharaka barahatwitse ho nta nubwo bahasahuye baratwitse bumva ngo ko harimo imbunda n'ibintu byose bitewe wenda n'uburyo hari hateye nzamuka gato nshaka kujya haruguru aho nashatse naho hari hafi ngeze ku muhanda asanga igitero cyarimo oya nageze haruguru y'iwacu aho bita kwa Mutajogera asanga igitero kirimo naho haraka bavuga uko bishe abantu n'ibiti ngaruka y'akabande ariko ubwo hagati aho nari ndi kumwe n'umwana bitwa Marayika wansanze mu gihuru ndamubwira nti rero ibintu byakomeye ariko ubwo nari mfite amafaranga ngiye mu mufuka mu ikanzu nari nambaye amariniyeri nta nubwo yari make nari mfite 300 mu mufuka ari menshi cyane nari mfite gahunda yo kwigurira imodoka rwose hari n'andi nari nabitse mu nzu ari menshi cyane 300 inote za 5 nari nashyize mu mufuka ndi nyashyira ahantu mu ikositara mu nzu ndamubwira nti noneho reka tugaruke hasi mu kabande tujye kwa Seburikoko nibemera ufite amafaranga amafaranga baduhishe yego duca mu kabande tugiye kugera kwa Seburikoko noneho nsaba barimo barakata inyama baravuga uko bishe abantu baravuga abo babonye n'abo babuze Seburikoko yari umuturanyi wanyu utarahigwaga ntabwo yahigwaga yari umuhutu ufite umugore mama yari yaramubyaye mu batisimu ari abantu b'abakene bakuraga ibintu iwacu numva ko ngiye batananyica cyane kandi ninabaha amafaranga nta kibazo aha nzumviye munsi y'urugo numva ni ikibazo dukomeza iy'akabande insinda hari mukuru wanjye wahashatse ndavuga nti wenda kuko inama batangiye mu cyakare numvaga ari ibintu byabaye ikabara ahandi gusa utazi ko byabaye mu gihugu hose tugende tuzamuke tujye kureba kwa Claver ko bagihari bagiye niko nikubita mu mishambagiro nikongwa tugeze hari insinda nyine ku muhanda wamanuka ujya kuri komini Gishari ndamubwira twajya kureba hirya nkabona amatoroshi twari hirya nkabona amatoroshi ndamubwira nti noneho reka twambukire hano tujye ku musaza bamwitaga Mashuba yari umuganga ariko yarahigwaga nyine yari umututsi sinzi ukuntu twabonye agahenge turirasa tujya kwa Mashuba twagezeho gusanga y'abantu dusanga inka bakuyeho amaguru igongera ndamubwira rero ibintu murabona ko hose ari kimwe reka nze nkwereke we yari mutoya kuri njyewe reka tugane mu muhanda ujya i Gishari tugende kandi ubwo ndarwana n'ayanda tugende ntituze kugera i Rwamagana nitugera i Rwamagana ni kubera ko ariho nkorera muri farumasi abantu baho baramenya icyo gihe nakoraga muri farumasi Rwamagana yego yego nibamenya cyangwa mbere y'uko tuhagera tujye kwa muganga abaganga bose turaziranye nta muntu uri butwite dore urugamba muri iryo joro ubwo niyo tariki ya 12 umuhanda ujya i Rwamagana wa kaburimbo turawubuze tugerutse n'ujya i Gishari turawubura niyo ngewe nanahereye nkunda Imana cyane ntabwo ndi umukristo cyane ariko nkunda Imana yego turazengurutse muri ya shyamba ry'insinda ku bigega twajya guca tugahura n'igitero twajya guca tugahura n'igitero ku munota wa nyuma niba ari Imana yavuye tereka nze mwereke ibigiye kuba ntambutse nikubita mu musarani bacukuraga umwana nawe ngo hejuru n'ayandi uwo musarani wari ufite metero zingahe wowe simbizi ninza kuvuga ubuhamya cyane ngenda ku kantu kandi ndakererwa twaje kwivanamo icyatuvanyemo simbizi turamanuka rero
ubwo turagiye nihuse tugera igishara ahantu bita kwa Simaragiti, hajya hanyibutsa ibisazi bya Rubimbura. Tuhageze tuhasanga abantu baradufata, ariko urebye Gishari yo yatangiye kwica nyuma, kuko abo bantu ntabwo bigeze batwica ntibanadukanze, bari bakizana. Njyewe duturutse nk'iriya bati muhagarara, turahagarara, mumanike amaboko, turayamanika, ngaho nimuze tugenda tubasanga. Murajya hehe? Imana yahise imbwira ngo babwire ngo murajya kwa muganga. Turajya kwa muganga. Kwa muganga gukora iki? Njyewe ndikunda, ngiye kubyara, kandi nta nda nari ndiho, yari itarageza igihe cyo kuvuka. Bararebana baramurika, bamwe bati bati uzi wa mugore ukora kwa Munyamba muri farumasi wajya utubura n'ibindi gutyo. Ndiwe none se ko tukuzi iwanyu ari Kabare, ko Kabare hiriwe hashya bica abantu, we wiriwe ni rwose niwe mu gishanga niho nyifatiye. Bati rero reka tukubwire, nurenga barakwica, abajandarume barakwica, cyangwa abandi bantu interahamwe zirakwica. We hama hano nibucya turaguherekeza tukujyane i Gishari kwa muganga ubyarireyo, niba udacya ufite ababyeyi hano mu ngo, nujya kubyara baragufasha. Abo bantu se ntabwo bari interahamwe? Ibyo byose nabisobanura, bashoboye kuba niba bari bavanze ntabwo mbizi, cyangwa wenda bari bataramenya iwabo byari bitarahagera ibyo bari bataratemana. Igishari batemanye ku munsi wakurikiyeho, bamaze kurasa kuri komine. Bukeye ubwo naraye ndwana n'igiti cya Gerovariya, kubera ko nabonaga ababyeyi bari gukunda, nkabereka ko ibise byanyishe kandi nta kintu cyandyaga. Twihute nibwo abasigaye twatekereje kuvuga ngo twerekeze kuri Kavumu. Nuko twanagiye, nanjye njyana n'abandi tugera i Kavumu. Ubwo twaratekereza ngo tugiye gusanganira Inkotanyi, kuko hari n'amaradiyo twumva, radiyo Muhabura, Inkotanyi zigeze aha. Yego. Ariko nabyo ntabwo byaduhiriye neza, nubwo ngewe byampiriye ndiho. Ubwo twaragiye turara i Kavumu, twumvaga hari amato. Mwabashije kwambuka, mwabonye amato? By'amato hari abantu bake bambutse n'amato, ariko ndaza kukubwira ngewe uburyo nambutse. Yego. Buteye ubwoba, buranababaje. Twaraye aho ngaho, yahambutse nk'abantu bagera nko kuri 30 nijoro, amato bari barayacurije. Turara aho, hari n'ingoro y'umubyeyi Bikira Mariya, turara dusenga, abagore barasenga. Mu gitondo nka 11:00 abajandarume bari bamaze kumenya ko twahageze, n'abasirikare, harimo n'abitwa ba Kananura batuye hafi aho, b'abasirikare bakomeye cyane. Yego. Bwakeye noneho isasu rivuza ubuhuha, aho hantu hari ibihuru byinshi biteye ubwoba. Abantu barapfa barashira, bakora isasu bagatera sitirimu, ibihuru biraka, ku manywa ukabona ibihuru biraka, abandi bajya mu mazi, utazi koga yirohamo, ubizi nuko, n'uwari ubizi wagize amahirwe yo guhama muri ayo mazi y'Ikavumu ni 1 ku 100 nkanjye, cyangwa abandi 5. Yego. Baraturasa, batera amasitirimu, kandi ubwo n'uwari uzi koga ibyago yagize yajyaga hakurya aho bita Intete bakamuhinda. Yego. Ubwo rero nkeka ko ari naho inzira yanjye y'umusaraba yageze ikomeye cyane, kimwe n'abandi. Ubwo muri icyo gitondo nanjye nagiye mu mazi, ariko njya mu mazi ngiye kwiyahura, ntabwo numva ngiye koga. Wari usanzwe uzi koga se? Nari mbizi biciriritse, kubera ko nturiye muhazi, koga nari mbizi, ariko ntavuga ngo wenda ndoga ngere hariya nongere ngaruke. Twogaga hepfo tuvuga ngo turagira uhunda, ariko nabwo twogera ku bivomesho byacu iyo wabaga ushaka gucuruza. Yego. Ariko nagiyemo ngiye kwiyahura, ngiye ngeze imbere gato, hari umwana wa mukuru wanjye wambwiye ngo Asumta azi koga, aransize.
numva ngize ikibazo ngaruka inyuma, nje ngarutse inyuma murebye nsanga yamaze kwiruka, mbona haruguru barimo baratema abantu, ndangije ndavuga ninkomeza kuzamuka barantema aribyo nari nahunze, nkora mu ikanzu nari nambaye mfata ya mafaranga kuyasigaye kuyo nakoresheje nyajugunya imbere, kuko naragenda nkumva aramvuna inote za kera ibihumbi 300, wenda nari nsigaranye nka 200, yari menshi nyata mu ruzi. Nuko rero nagiye mu ruzi ndicubiza biranyangira biranga, noneho ntangira kuba ikibunga. Hari ibintu bita ibibunga n'ibirimbuka kuri Muhazi, nirirwa nigendera mu mazi, sinzi izo mbaraga aho zavuye. twite yanze nkuru cyane rwose y'amezi 8 ndabungamo, ariko mpura n'imirambo y'abana, yego imirambo y'abana ku buryo njyewe nagiye kubyara ntatekereza ko nzanabyara umwana, numvaga abana narabazimiye. kubera ibyo wabonye. Kimwe nuko ndi buze kuhagera narabunze mu mazi aho ngaho, bigeze nko mu masaa 7 nza kubona abandi bantu bari nk'agakundi k'abantu 6 cyangwa 8, abandi bose barangiye uretse abo ngabo nka 30 navuze bambutse nijoro. Yego Noneho bari kure yanjye, uriya muri sa ni musaza wanjye niba utanabizi, nako ntubizi, mbona bari nkiriya, mbona umuntu mu mazi, mbona ni Mulisa, ndahamagara muri kandi ubwo ni mu mazi hagati, reba kuva saa 12 uri mu mazi ukageza saa 7, ntabwo nageragaho nkata hasi, iyo wageragaho ukata hasi baragutemaga kandi ubwo n'amasasu niko yajyagamo, gusa isasu iyo uri mu mazi ryaraza ukaryumva ugacubira, njye nararyumva riduhira hejuru yanjye nkacubira, uko Imana yabikoraga sinkunze. Ndahamagara muri nahamagara muri sawa, akumva ko ngo ibyo twabivuganye nyuma ari interahamwe imuri inyuma yamumenye, aho kugira ngo banyegere bakiruka bansi mu mazi hagati. Vuga ngo na Mulisa mwakubitaniye mu mazi, twahuriye mu mazi, nta n'umwe wari uziranye n'undi. Noneho birangije sinzi umwana witegereje niba ari uwo bita Twende wa hano hepfo, muramubwira ati umuntu urimo kuguhamagara ko nkibuka inyuma nkabona ni Sumuta. Mulisa arabakubita ati Sumuta, abantu bazima bapfuye bashize, Sumuta muri ayo mazi yabakora ikizisa. Utwite inda nkuru niwe uri muri aya mazi. Bageze aho bamwumvisha ko ari njyewe, bahama hamwe noga mbasanga, kabwo nogaga mfite agati naragaramaga, sinzi uko nakagendeyeho, simbizi iby'Imana ikora, kuko iyo niyubikaga wenda ngo noge bisanzwe naracubiraga kubera uburemere bw'inda. Iyo umuntu atwite ntabwo yoga yubitse inda. Simbizi, nibwo byari bimbayeho, mba mvuga ibyo nabonye. Iyo nubikaga naracubiraga, kuko urumva nageramo hasi nkaza kwigaragura nkongera nkizamura ngaramye, mba mpuye nabo dukomezanya uwo musaraba kugeza nka saa 11, inkotanyi zigeze intete, tubona ba bandi bari bategeye hakurya bariruka kuko nguko tugana intete. Ngeze intete ibyo ari byo byose nagize akantu ka shoke kuri Muhazi, nteraho gatoya tuza kuzamuka twerekeza intete, ntitwari tuzi iyo tujya, twagera mu nzira bakadufata kugeza aho bafashe Mulisa bashaka kumwica, njye ndwana nabo ntabwo mumwica, bakatubaza murajya he, turahunga iki, turahunga interahamwe, ese ubundi muri biki, ngende umututsi nawe ni umututsi. Wewe na Mulisa hari muramukazi wanjye n'abandi bana, ubwo nanjye yangenga bitekerezo yo kuvuga ngo abantu bagufi ni Abahutu yari yamaze kunyinjira, aba ni Abahutu ariko twe turabatuye. Ako kanya tukibirwaniramo haba haje umugabo ati giye mwiciye abantu ntimuhaga kwica, ahubwo mufate abantu mubashyire mu ngo mubafungurire mugire gusa, ariko ntabwo yari inkotanyi, ibyo ari byo byose yari nk'umuntu w'umuyobozi waho uzi ko inkotanyi ziri aho ngaho hafi. Ubwo banavuga baragushungeraga bakavuga ngo iki ni cya kigore kiriwe cyananiranye mu mazi, ukagira ngo barandebaga ndi mu mazi bakabona niyo nda, cya kigore gitwite. Nibuka ko umuntu wa mbere waje n'ingihe yafashe bamwita Gadi, yaravuze ati genda atwara uyu mugore utwite, anjyana iwe, abandi mbasigaho sinongeye no kumenya amakuru yabo.
ariko maze kubona ko wenda nabo batari bupfe simbizi, icyo gihe umuntu yari ikizongo. Icyo nibuka ni uko nagezeyo ashyira ahantu mu rugo rwe, reka njye oya ntabwo yanshyize mu rugo rwe, yageze iwe asaha arakinze ashyira ahandi ku muturanyi we, ajya kureba umugore ngo bampingurire. Aho yansize nibuka ko umukecuru waho yanzaniye igikoma namira kikankata cy'amasaka. kubera kumara igihe nta kintu unywa cyangwa urya. Ubwo yaragiye azana umugore bansasira muri salo yabo, uko naryamye n'iki byose simbizi, namaze iminsi nk'iy'isi. Aho nkangukiye icyo nibuka cyo nuko nakangutse mbona ndi ahantu ntazi, ndyamye ahantu ntazi nariyibagiwe, nisanga ndi akagoryi muri make. Ariko ibyo ari byo byose mu gihe nari nsinziriye ngira ba bandi twambukanye bari baza aho ndi, kuko mu gihe gito cyane nagiye kubona mbona muri sa n'abandi bantu baraje baransuhuza. muri rwa rugo rwa wa muntu Wa wagutwaye. wa muntu nibo bahansanze. Bamaze kunsuhuza ngira ntitwari twemerewe kubana hamwe, barongera baragenda bakajya baza kundora. icyo gihe mwe mutarahura n'inkotanyi ariko. Njye nari ntarazibona ariko bo bari barazibonye, kuko ndakeka ko baje hari abarimo kunywa itabi, nanjye mbasaba itabi kandi ntabyo nanywaga. Itabi narinywereye aho ngaho, uretse ko Imana yaje kubikuraho byose. Nyuma rero ubwo aho ngaho uwo mugabo rwose Imana izamuhe umugisha, n'agatenge nikinzeho ntagira n'ikariso n'ak'umugore we. Yego. Twarahabaye tuza kuhava tujya Ikiziguro mu nkambi nyine aho inkotanyi ziturundanirije. Ikiziguro mu buzima butanyoroheye. Igihe kigeze biba ngombwa ko nenda kubyara, biba ngombwa ko njya i Gahini kugira ngo negere kwa muganga muri Saranzana, aho abashije kugenda ku igare akanshyiraho, aho ducunga tugacunga. ngeze i Gahini hashize igihe gitoya twabaga mu mashuri, nza kubyara, ariko mbyara numva ntabishaka. kubera ba bana, ya mirambo y'abana wabonaga muri Muhazi. Nari nagize n'ikindi kintu muri njye nkavuga ngo Imana yamvanyemo iyi nda. kubera Nari iki? mfite umujinya mwinshi, akababaro kenshi, kumva nta rukundo ufite. hari impamvu nashaka ko iyo nda ivamo, numva yashaka kujya mu gisirikare. Ubwo ibyo hari impamvu zabinteraga, yego. ariko Imana ntabwo yabyemeye. Naje kugera i Gahini, mara igihe gito nabanaga n'ababikira, ngize amahirwe njya kunda, banjyana kwa muganga. Ababikira twabanaga bamba hafi, ndabyara. Maze kubyara batubyaye iki? Bati ni umukobwa. Ndimyoza, numva ntashaka kubyara umukobwa. yo. Nanjye ubwo nari ngifite cya kintu Cya cyo gikomere. kumva ko umwana w'umuhungu ari we ufite imbaraga, ari we uzatuma mbaho. yego. Maze kwimyoza, icyabayeho nahise njya muri koma. nyuma yo kubyara. Niba ari umunaniro niba ari iki, ni umunani. njyewe nabyaye umwana amara ukwezi ntazi ko nabyaye. Umwana wanjye bamuha kigozi, cyangwa imuha amata, mara ukwezi ntazi ko nabyaye. Aho mpembukiye hari mukuru wanjye twari kumwe, akajya amunyereka, dore umwana wawe. Yamunyereka nkajugunya. Sinari nkibuka ko nari nanafite inda cyangwa nabyaye, kuko njyewe narapfuye ndongera mba mu rugo, maze kubyara narigendera. Ntusi mama Assumpta, uko wamaze ukwezi muri koma nyuma yo kubyara, naho uviriye muri koma bakwereka umwana ukamwigizayo wumva utamushaka, wumvaga umutima w'ubumuntu n'urukundo kubera ibintu wanyuzemo waragiye, wumvaga mu marangamutima yawe bimeze biti? Iyo koma nubwo mbere wenda nari nigeze kugira ikibazo cyo kumva ntagikunze umwana, ariko iyo koma yatumye ntibuka ko nanabyaye cyangwa ko nigeze ntwita. Ariko maze kumenya ubumuntu, wari waribagiwe mbese. nisuzumye ku mubiri nkireba hose nkabona ibyo bankoreye nk'umubyeyi, nibwo numvise ko umwana ari uwanjye. yego. Hagati aho twagarutse mu nkambi i Gahini, bakamfata nk'umubyeyi ufite ikintu akanyegera,
birangira tugarutse i Kabare, ariko nkumva nawe ntashaka kuhaza, numva najya nk'ahandi kure. Tugeze i Kabare twabanje kujya mu macumbi, nza kugaruka iwanjye aho nari ntuye kuko ntibari barahahiritse. Konseye yarababwiye ati inzu ni nshyashya, ni nziza, igezweho. Nyuma naje kuhagera, ariko ibyo byose ni amahirwe ku Mana. Ariko ubuhamya bwanjye iyo nsoza buri gihe cyose nshimira RPF, kuko iyo itabaho n'ubu ntituba turiho, n'uwo mwana ntaba yarabayeho, nanjye simba narabayeho. Umwana yarakuze, ubu ni mukuru, nawe yarashatse, arubatse, afite n'umwana. Ubuyobozi bwiza rero dufite uno munsi nibwo dushimira, nibwo bwatumye twongera kuba abantu, kuko nyuma yaho nagiye negerwa n'abantu, ndiyubaka, ndirema, kandi kubera ubuyobozi bwiza ndahamya ko turiho, tuzajya twibuka twiyubaka. Murakoze. Asuma, murakoze cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, mu by'ukuri ntabwo byoroshye umubyeyi utwite inda nkuru y'imvutsi y'amezi 9 koga muhazi yose akayiraramo, akayirirwamo, akamara iminsi 3, ntabwo ari ibintu, ntabwo ubwenge bwacu bwabasha kubyiyumvisha. Atarya, atanywa, murumva ko ari ibintu bitoroshye. Mama Asumuta, ni iki wabwira abantu? Kuko ikintu kibabaje ni uko n'uyu munsi dufite abantu kandi bakuru, abenshi ni abakuru babaye muri iki gihugu, arahunga kubera wenda ababyeyi babo ibyo bakoze, cyangwa se ababakomokaho batandukanye bari hirya no hino ku isi, basigaye bari hirya no hino. N'ejo harabona ndimo nkurikirana rwose, ntabwo mbakurikirana kuko mba mbakurikirana kugira ngo numve ibyo bavuga, mbanyomoze. Yego, ni iki wabwira urubyiruko cyane cyane, cyangwa abantu batazi ano mateka, batayabayemo, batari bahari? Kugira ni iki twakora, cyangwa se ni ubuhe buryo bundi twakoresha kugira ngo bariya bantu, ibintu bibi babiba mu bantu, urwo rwango ku bantu batabonye jenoside bigiye kubagiraho ingaruka, cyangwa he kuzagira bamwe bakira ibyo bintu bibi? Mwakoze. Wenda mbere yo kuba nabwira urubyiruko, nabanza kubwira abantu bakuru. Abantu bakuru bazi amateka, nibareke kuyagobeka, biroge urubyiruko, nibabwize abana babo ukuri. Yego, abo ni abakuru cyane cyane mbwira. N'ubundi ukuri ntabwo kuzabura, kuko turahari, tuzajya tukuvuga, ababibonye babivuge, abirega barireze, hari abemera ibyaha, ariko abagifite kugobeka biroga urubyiruko. Urubyiruko rero nababwira ngo ntibazite ku bunyamaswa bwaranze ababyeyi babo bashobora kubaroga, ahubwo nibakurikire amakuru, nibareke kumvira iwabo cyane, bumve amateka, kuko kenshi na kenshi dufite ubuyobozi bwiza, nta mwana n'umwe bwaheje mu ishuri, nibigishwa amateka biyafata nk'ibinyoma. yego. Urubyiruko rero rwose nirureke kumva iby'iwabo ku mashyiga, bumve ukuri, nibamenye ukuri. Amaso ndagushimiye. Wenda nakongeraho, twagize Imana muri kino gihe hariho uburezi bwa bose budaheza ku muntu ari we wese, abajene cyangwa abakiri bato. Urubyiruko nimukore ubushakashatsi mu gihugu cyanyu, mwikumva abantu bavuga amateka y'igihugu bari inyuma yacu. Mwebwe muri abagize amahirwe yo kuba bari mu gihugu, cyangwa se n'abari hanze, nimusure u Rwanda. U Rwanda ruragendwa, mukore ubushakashatsi. Mu gihugu cyose cy'u Rwanda hari inzibutso zitandukanye, muganire n'abantu bari mu Rwanda icyo gihe, bakiri mu Rwanda, pana bagiye hanze, bafashe uwo murongo wo gupfobya kubera ubushake, kubera nabyita nk'icyasha. Kandi icyaha ni gatozi. Niba so cyangwa so wanyu yarakoze jenoside, ntabwo bivuga ko wayikoze, bivuga ko uri mubi. Rero urubyiruko rwose turabinginga nk'abanyarwanda, mureke twubake ndi umunyarwanda, twubake u Rwanda ruzira amacakubiri. Turabashimiye cyane, mukomeze dukurikire ibiganiro Muraho Rwanda ikomeza kubategurira muri kino gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30. Dukomeze twibuke twiyubaka. Mama Asumuta, murakoze cyane kandi mukomere.